Tugiye kuganirira hamwe insanganyamatsiko imeze nk'ikibazo kivuga ngo mbese wari uzi ko uri mu rubanza? Ngiyo insanganyamatsiko yacu. Weho unyumva, waba ukomeye cyangwa woroheje, usenga cyangwa udasenga, usenga nabi cyangwa waramaramaje, uri mu rubanza. Uri umugome cyangwa umugwaneza, witaye ku bandi cyangwa udakabakabwa n'ingorane zabo, ukize cyangwa ukennye, utekanye cyangwa udatekanye, icyo uri cyo cyose uko waba umeze, ubimenye itangazo rikuziye ni irikubwira ko uyu munsi uri mu rubanza. Muri Bibiliya harimo imvugo nyinshi abantu bamwe batajya basobanukirwa, cyane ndavuga iyo muri Matayo 25 uhereye ku murongo wa 32, ahavuze ngo ubwo umwana w'umuntu azaza ngo asanye n'abamarayika be, ngo azicara ku ntebe ye, ngo amahanga yose azakoranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene, intama azazishyira iburyo, ihene azishyira ibumoso, maze abwira abari iburyo bwe ngo nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, kugira ngo muragwe ubwami bw'abatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Avuge n'ibyiza byabo, ko nari nshonje mukamfungurira, nambaye ubusa muranyambika, naka icumbi murancumbikira, ndi mu bitaro no muri gereza muza kunsura. Nuko ngo bamubaze ngo twabigukoreye ryari? Ababwira ngo mwabikoreraga babandi boroheje bari hanyuma y'abandi, ninjye mwari mubikoreye. N'abandi abirukana babwira ngo mwumve imbere mwankozi z'ibi bimwe, kuko nari nshonje ntimumfungurire, nambaye ubusa ntimunyambike, ndi mu bitaro no muri gereza ntimungereho, naka icumbi ntimunyiteho. Nabo bamubaze ngo ko tutakubonye kuri kutubeshyira, mbese ni ryari tutabigukoreye? Ngo ababwire ngo ubwo mutabikoreye aba bene data boroheje bari hanyuma y'abandi, burya ninjye mwabikoreye. Iyi mvugo abantu benshi barayizi, ku buryo abasoma Bibiliya y'amajyejuru barindiriye ko hazaba umunsi na sitade, niba ari iyi New York, niba ari iyo mu Buholandi, cyangwa se i Buruseli cyangwa ahandi simbizi, barindiriye ahantu tuzicara Yesu akahadukusanyiriza, agatangira akarobanura abamukoreye n'abamugomeye. Uwo munsi witwa uwa nyuma, umunsi w'urubanza ruheruka rw'Imana, bamwe barawuzi gutyo mu kavuyo. Ariko uyu munsi n'uyu mwanya tugambiriye kubisesengura neza, ngo we kubikomeza kubigira inzagihe, kuko hari igihe ntawamenya, ahubwo ibyawe byaba byaratangiye kugerwaho urangaye kandi utabizi. Kubiga ubuhanuzi turabuvugaho gato. Ni ubuhanuzi bwo muri Daniyeli igice cy'8 umurongo wa 14, ahavuga ibijyanye n'iminsi 2300. Iyo minsi nk'uko mubizi, Ezekiyeli 4:6 kubara 14:3-4, mu buhanuzi, kuko ubuhanuzi tubwiga tukabusoma tukanabusobanura nk'uko byanditswe muri Bibiliya. Umunsi mu buhanuzi ugereranywa n'umwaka. Noneho iyo minsi 2300 ikagereranywa n'imyaka n'ubundi 2300. Kuko atari cyo ngendereye, tunyarukije iyo minsi cyangwa iyo myaka ibarwa uhereye ahagana mu mwaka wa 457 imbere y'ivuka rya Yesu, ikaza igakoma mu mwaka w'1844 inyuma y'ivuka rya Yesu. Niho iyo minsi 2300 cyangwa se iyo myaka iba irangiye. Ku iherezo ryayo rero, ku iherezo ryayo niyo ntango, niwo munsi nyirizina urubanza akagenzuzi rwo mu ijuru rwatangiriyeho. Niba muri kubibara, ubwo yewe unyumva, urubanza rutangiye, imyaka ijya kuba 200 turi kuyikabakaba. Urwo rubanza rutangiye, n'abapfuye ba sogokuru na ba sogokuruza bapfuye, urwo rubanza rwaratangiye mu ijuru rugenzura ibyacu, ku buryo noneho nta mpamvu zo kurindira ko hazabaho
sitade tuzicaraho na Yesu akamanuka akaza, ahubwo yari imvugo mpanuzi y'amarenga igomba gusobanurwa, ahubwo mu bikari byo mu ijuru urubanza rwaratangiye, ibyanjye nawe n'undi wese bikagenzurwa, bamwe bakangwa abandi bakemerwa. Icyo gikorwa cyaratangiye. Noneho aya makuru ameze nk'itangazo, bamwe bicaye batayazi, bari gusambana batabizi ko urubanza rubunamiye, bari gusinda batabizi ko urubanza rubunamiye, ubugambanyi n'ubugome rubunamiye, bari mu masiganwa y'ibigezweho rubunamiye, ubuhemu rubunamiye, indamu mbi, kurya katagabuye, ibyo byose bari kubikora urubanza rubunamiye. Niyo mpamvu intego y'iki cyigisho ni ukukubwira weho unyumva ngo urabizi ko wunamiwe n'urubanza. Urubanza buno uri mu rubanza rugenzura ibyawe kandi ntacyo rusobwa. Ngaho muri iyi nsanganyamatsiko turavuga ku mategeko y'Imana. Urubanza kugira ngo rubeho, mbere ya byose Imana yatanze amategeko. Uhereye muri Edeni, Itangiriro 2 uhereye 15 kugeza 16, aho Imana yabwiye Adamu na Eva ngo ibiti byose bazabirye, ariko igiti kimwe cy'ubwenge kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntibakagikoreho. Ubwo icyo bari babujijwe, bari bahawe itegeko, kandi si uko Imana yari ibuze ibindi biti, si uko Imana ari umugugu ngo yenda yatanze amamiliyari y'imbuto yimanye itunda rimwe, ahubwo ntabwo Imana nyir'ubwami butazahanguka yayobora guverinoma yayo itagira amategeko. Nk'igipimo kiranga abayumvira, abo bakurambere bacu ba mbere Imana yabashyize imbere amategeko. Noneho ubwo itunda babuzanijwe bari baririye, bari bakoze icyaha bishe itegeko, kandi ubwo icyo bari bakoze Imana mu butabera bwayo ntabwo yakireka uko. Mbese namwe mu byumve, ntiwakica amategeko yashyizweho n'umudugudu, ntiwakwica yashyizweho n'akagari n'umurenge n'akarere n'igihugu ngo bakwiherere bakugororere. Ahubwo iyo wishe itegeko urakurikiranwa kuko nicyo ribereyeho. None se ko mu isi turi kubyumva vuba, tukaba tubizi n'ibigo by'amashuri ba animateri na ba animatrice bashyiraho amategeko, ntimugasohoke, ntihakagire uwinjira bwije, ayo ni amategeko. No mu gikoni habaho amategeko, muzaharekere abakwiziniye ntimukinjiremo. No kuri toilette haba amategeko, dore izi ni iz'abakobwa, izi ni iz'abahungu. No mu muhanda haba amategeko, izi viyi zinyura aha, izi viriya zikanyura aha, ku cyapa bakifata uku. Nta cyajya mbere mu itsinda runaka, nta cyajya mbere muri sosiyete runaka, nta cyajya mbere mu mushinga uwo ari wo wose amategeko atabanje kubahirizwa. Niko n'ubwami bw'Imana buri, icyabanje gushyirwaho ni amategeko. Noneho iyo amategeko ashyizweho, kuko ari ay'Imana nyine, muri Zaburi 119 umurongo wa 87, ibyavuzwe n'Imana ni ibyo kwitonderwa cyane. Haranditse Zaburi 119 umurongo wa 89, Uwiteka, iteka ryose ijambo ryawe rihora mu ijuru rihamye, ntabwo hamarenga. Uwiteka, iteka ryose ijambo ryawe rihora mu ijuru rihamye. Imana umuremyi, Imana yo icigatiye amasi n'imibumbe biri mu isanzure, Imana yo iyobora ubuzima bwa buri kiremwa cyose, igifatika, igihumeka n'ikidafatika. Iyo iyivuze ntawongera kuvuguruza. Niyo mpamvu bivuzwe ngo Uwiteka, iteka ryose ijambo ryawe rihora rihamye mu ijuru. Niyo mpamvu kunyuranya n'ibyo Imana yavuze, kunyuranya n'itegeko yatanze, ntabwo birekwa uko. Luka 16 umurongo wa 17, iyi ni imirongo yenda bamwe basoma ntibayiha agaciro, ariko haranditse ngo icyoroshye ni uko ijuru n'isi byashira kuruta ko agace k'inyuguti imwe yo mu mategeko kavaho. Amategeko y'Imana ni ntabanduka.
amategeko y'Imana kuyumvira ntabwo bisaba imishyikirano, ahubwo muri Zaburi y'ijana data wa twese wo mu ijuru ngo turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye, tugomba kumwumvira umutima ubishaka cyangwa utabishaka, ariko ibyiza ni ukumwumvira ubishaka. Imana yashyizeho amategeko tugomba kumvira. Noneho aya mategeko niyo yabaye intandaro y'urubanza. Ingingo nkurikizaho ni uko abantu bayishe barayacumura, kandi ubutabera bwayo busaba ko uwayacumuye yinjizwa mu rubanza. Ibi ndabisoma muri Zaburi ya 50 umurongo wa 16 kugeza kwa 21. Hari abantu bicaye kiri mwabo batazi ko ibyo bakora umunsi umwe bizasubirwamo. Ubu niho twaje kubabwira ko noneho hageze. Haranditse ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa, ukirenza amagambo yanjye, uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatana n'abasambanyi, ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya, wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihwerera, ukibwira yuko mpanywe nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Weho unyumva, ntiwishuke ko hari icyo wakoze. Ndabivuga muri izi mvugo, ntabwo icyaha ari ugukora gusa. Icyaha ni ibyo ukoze bikoresheje amaboko yawe. Icyaha ushobora kugikora uvuze n'akanwa kawe. Icyaha ushobora kugikora utekereje mu mutima wawe. Icyaha ushobora kugikora utakoze icyo wari ushinzwe gukora. Ibi ndabisubiramo. Wakora icyaha ukoze, kurwana, kwiba, gusambana, bigakorwa n'umubiri wawe n'amaboko yawe. Wakora icyaha uvuze, kugambana, kubeshya, gutukana, amazimwe, ukabikoresha akanwa kawe. Wakora icyaha utekereje mu mutima, imigambi mibi, ibyifuzo bibi, urwango rucecekeye iyo hirya, ibyo akaba nabyo ari icyaha. Noneho wakora n'icyaha utakoze ibyo wari ushinzwe gukora. Uzakundane ntubikore, uzite ku bana ntubikore, ubaha umugabo ntubikore, kunda umugore ntubikore, umvira ababyeyi ntubikore. Ubwo nabwo iyo utakoze icyo wari ushinzwe gukora, nabwo ubukoze icyaha. Noneho iyi Zaburi iravuze ngo hari umugabane munini w'abantu bicecekeye. Yewe hari n'abahakanyi bajya bavuga ati ariko ibi byaha byose dukora Imana kwanza ntibaho, iyo ibibaho iba yaraduhanye. Mbese bakayinyega, bakayisuzugura. Hari n'abajya bayituka cyane nko mu Bufaransa, ngo iri hehe, akayituka abigambiriye. Ariko Bibiliya iravuze ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpanywe nawe, ngo ariko umunsi umwe nzabiguhanira mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Uwo munsi si uwundi, ni urubanza rw'Imana rugiye kubigenzura. Noneho abakoze ibyiza bakemerwa, abakoze ibibi bakangwa, kandi hagakurikiraho guhembwa no guhanwa. Ngurwo urubanza rw'Imana. Weho unyumva, uhereye mu Itangiriro 3, ubwo itunda ryaribwaga, ibyo byaha byose bizazikukwa, bikurikiranwe. Nta cyakorewe ku buso bw'isi kizahishwa amaso ya Data wa twese wo mu ijuru. Kandi kamere yacu yose, Abaroma 3:23 niho handitse ngo ko twese twakoze ibyaha, ngo ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Iyo kamere yacu y'icyaha, ibyo byaha abantu bivurugutamo, umugambi w'icyigisho ni ukukubwira ngo wikibwira ko bizaherera iyo, ahubwo Imana yagennye ko habaho urubanza. Ngaho hari abandi mu migani, mu mubwiriza hari amagambo avuga ngo kuko iteka ngo ry'umurimo mubi, ni Umubwiriza 8:11,
ngo kuko iteka ry'umurimo mubi rituzura vuba, nicyo gituma imitima y'abantu ishishikarira gukora ibibi. Mbese umuntu arasambana akabona ntacyo abaye, yakwiba mu bucuruzi ahubwo akabona ari gutera imbere, yagambana akarya utw'abandi ahubwo akabona nibyo byamukomeje. Kumubwira ngo hari urubanza rukunamiye ntabibone, ngo kubera ko iteka ry'umurimo mubi rituzura vuba. Mbese ntabwo Imana, ntabwo ucumura ngo ihite ikubita, ntabwo uhemuka ngo ihite ikubita, ahubwo irabirindiriye ihendahenda yinginga ngo wihane, ariko hirya yaho hari urubanza. Nta cyakozwe, nta cyatekerejwe, nta cyavuzwe kibi kitazajya mu rubanza. Ngaho ako kagingo mukumve ko uru rubanza nta kindi kiruzanye, ni uko amategeko y'Imana yishwe. Kandi no mu isi niko mubizi, abajyanwa mu nkiko, icya mbere muzajya mwumva kiri kuvugwa bazavuga bati uyu yakoze iki cyaha gihanwa n'iri tegeko n'iyi ngingo, bakabitondeka. akabona umuntu baramushoreye baramujyanye, akinjira mu rukiko akavamo ataha muri gereza, cyangwa uwishyura akishyura. Iyo icyaha cyakozwe nta kindi, abacamanza baba babonye akazi, urubanza ruratangira. Nk'uko nababwiye ko rwatangiye mu 1844, imyaka myinshi ikaba yirenze rwaratangiye. Ibi nibyumvise buri wese ko ibyo akora, ibyo avuga, ibyo atekereza bitaterewe iyo, ahubwo biri gukurikiranwa, kandi uwo waba uri we wese ibyawe bigashyirwa ahabona. Ndasoma imirongo ikurikira. Hoseya 4:1 haranditse ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa Bisirayeli mwe, Uwiteka afitanye imanza na bene igihugu, kuko kitari mu kuri cyangwa kugira neza, habe no kumenya Imana. Nta kindi gihari keretse kurahira bakica isezerano, no kwica, no kwiba, no gusambana, bagira urugomo, kandi amaraso agasimbura andi maraso. Nicyo kizatera igihugu cyose kurira, kandi ugituyemo wese akiheba. N'inyamaswa zo mu ishyamba nazo nuko, n'ibisiga byo mu kirere, ndetse n'amafi yo mu nyanja azapfa. Nsomye byinshi, ariko icyo nshaka ni iri jambo rivuze ngo Uwiteka afitanye imanza na bene igihugu. Ubwo ni abatuye ku isi, bazazira gusambana, kwiba, kwica, ngo amaraso asimbura andi maraso, urugomo, kubeshya, ibinyoma. Uko amategeko y'Imana yose muyazi, ibyibuzanya n'ibyidutegeka gukora, kunyuranya nabyo nta kindi uba wikoreye, uba witeruye ukitereka mu rubanza. Noneho yemwe baturage bo ku isi mwe, nimubimenye ngo njyewe nawe urubanza ruratwunamiye, turimo. Ibyanjye nawe biri kugenzurwa, bikurikiranwa akantu ku kandi, kandi Imana ibikurikirana ugomba kumenya ko ntacyo isobwa. Mbese ingeso yo kuvuga ko ubwo ibyo ukoze birangiye bishiriye, oya, uretse nawe ugihumeka n'ababikoze bagapfa, ntabwo ubwo rubanza barurokotse. N'Abaheburayo 9:27, kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza, na nyuma yo gupfa abapfuye nabo ibyabo bizagerwaho, abakoze neza bagororerwe, abakoze nabi babihanirwe, bazuke bazukiye guhanwa. Byanditse no muri Daniyeli uhereye mu gice cya 12 uhereye ku murongo wa 1. Bana b'Imana muteze amatwi, uru rubanza nta kindi rushingiraho, ni amategeko y'Imana. Petero ya mbere 4, Petero ya mbere 4 umurongo wa 17 n'uwa 18 haranditse ngo kuko igihe kigiye gusohora, urubanza rukabanziriza mu nzu y'Imana. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, ubutubaha Imana n'umunyabyaha bazaba he? Niba mukurikiranye, ibibazo ntibigira igisubizo, kuko igihe kigiye gusohora, urubanza rukabanziriza mu nzu y'Imana.
none niba ruzabanziza mu nzu y'Imana, mbese abasenga bazi Imana, abagerageza nibura abo muri karitsiye bavuga ngo uyu waragerageza, urubanza ruzabanziza kuri abo, kandi n'aba nabo ngo ntabwo byoroshye ko bakizwa. Noneho hakabazwa ngo utubaha Imana n'umunyabyaha bo bizacura iki? Mbese umuntu yiyemeje kuzaba umusinzi, aripanga kuzanywa urumogi, aripanga kuba umusambanyi, ubuhemu niwe na nimero ya mbere, ubujura yajogoroje karitsiye, yaripanze n'iyo ahuye na mugenzi we babihuje aramushimira ngo wowe uri akagabo. Abo nibo biswe ngo ni abanyabyaha. Hari n'abandi basenga, ariko basenga kandi kuko ari abantu nabo bakagira amafuti n'intege nke kuko ari abantu. Noneho baravuze ngo niba bitoroshye no kuri abo byitwa ko basenga, aba bo biyemeje bakipanga bizagenda bite? Ibi bibazo ni wowe ubifitiye igisubizo. Ariko uyu munsi wa none impamvu iri tangazo ry'urubanza rukunamiye rikugezeho ni ukugira ngo ugire uko wigenza, kuko haracyariho amahirwe. Noneho mu mubwiriza uru rubanza nk'uko nababwiye ruzashingira kuri aya mategeko. Umubwiriza 12 umurongo wa 13 kugeza ku murongo uheruka, haranditse ngo Mubwiriza 12, iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Yakobo 2:12 nawe arongera arabitwibutsa, avuga ati nubwo mwagenda mwaganira mwarya mwahinga, ariko ibi bintu mubizirikane, muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Kuko yego, muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Bana b'Imana, muri uru rubanza nta kindi gishingirwaho, ni amategeko y'Imana njye nawe twishe, bigatuma buri wese wayacumuye ashyirwa mu rubanza. Icyo gikorwa ndasubiramo cyaratangiye kuva mu mwaka w'1844 ukurikije ubuhanuzi bwo muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14. Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, urupapuro ni icyigisho cya 28 kivuga urubanza kagenzuzi. Hari amagambo avuze ngo, abafite agatoya ni urupapuro k'igifaransa rwa 686, haranditse ngo urubanza kagenzuzi no guhanagurwa kw'ibyaha byatangiye mu gihe cyagenwe, ni ku iherezo ry'iminsi 2300, hari mu mwaka w'1844. Abantu bose bigeze berura inshuro imwe ko bemera izina ry'ubukirisito, abo nibo banyambere urwo rubanza rugomba gutangiraho. Abazima n'abapfuye bagacirwa urubanza hakurikijwe ibyo bakozwe byanditse mu bitabo. Bana b'Imana, uru rubanza tugiye gusa n'abasesengura uko rupanzwe, kuko nk'uko muzi inkiko zindi narwo niko rumeze. Ndetse reka njye mbabwire ngo imanza zicirwa ku isi n'abacamanza bazibamo na gahunda bakoreramo, wagira ngo cyangwa se wagira ngo biganye urwo mu ijuru. Ngaho ngiye kubereka uko rupanze uru rubanza. Icya mbere ni uko mu ijuru muri Daniyeli 7 umurongo wa 9 n'uwa 10, Daniyeli 7 umurongo wa 9 ndetse n'uwa 10, haranditse ngo nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami, haza umukuru nyiriwe byose aricara, imyambaro ye yeraga nka shelegi, kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera, intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro ugurumana, imbere ye hatembaga umuriro,
uduhumbagiza baramukoreraga, kandi inshuro inzovu bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Muri uyu murongo icyo tuvanamo ni uko mu ijuru, murabyumvise ko hariho intebe, ubwo baricaye, bigaragara ko ubwo hariho n'ameza, barambitseho n'ibitabo, kandi abacamanza bo mu isi baba bafite ibitabo, mujya mubibabonana byinshi, burya haba hariho amategeko bari busome n'ingingo ziyahana, ibyo bitabo baba bifite, baba bafite na dosiye zanditsemo ibyo bagiye gucira urubanza yakoze, nabyo biba byanditse. Niko no mu ijuru bivuzwe ngo imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Icyo ni kimwe. Muri ibi bitabo, nibutse abaduteze amatwi ko mu ijuru habayo ibitabo bitatu ibyacu byanditswemo. Igitabo cya mbere ni icy'ubugingo, ngo cyanditswemo amazina y'abantu bose bakorera Imana barwanira ubutumwa bwiza. Byanditse mu Bafilipi igice cya 4 uhere ku murongo wa 2 ukageza ku murongo wa 3. Noneho aho mu ijuru hari n'igitabo cy'urwibutso. Icyo gitabo cy'urwibutso cyandikwamo ibyiza dukora, byiza gusa. Ni Malaki 3 umurongo wa 16, maze abubaha Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva, nuko ibitabo bikandikirwa imbere ye, nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubaha Uwiteka bakita ku izina rye. Icyo gitabo nacyo mu ijuru kirahari, cyandikwamo ibyiza dukora. Noneho mu ijuru nanone hakaba n'igitabo cy'ibyaha, cyanditse muri Yesaya 65 uhere ku murongo wa 1 ukageza ku 8. Hari urutonde rw'ibyaha umuhanuzi agiye gusoza avuze ngo ibyo byose biranditswe imbere yanjye. Ni ukuvuga ngo kuva uvutse weho unyumva kugeza igihe uzapfira, imyaka warama yose, ntacyo wakora, ntako wakwirimanganya, nta bucakura wagira ngo uhishe abo mu ijuru igikorwa kimwe kibi, ijambo rimwe ribi, igitekerezo kimwe kibi, cyangwa ibyo wirengagije gusohoza ngo bo mu ijuru babiyoberwe. Ahubwo kuva uvutse kugeza igihe uzapfira byose biranditse. Noneho kandi Imana yamaze kuvuga ngo sinzabyihwerera, ahubwo nzabikugarura imbere mbiguhanire, niko Uwiteka avuga. Ngaho muri iki gitabo cy'intambara ikomeye nari maze kuvuga iby'ibyo bitabo. Icy'ubugingo cyanditswemo amazina y'abantu bose bakorera Imana, ariko sinabura kuvuga ijambo riri hepfo rivuze ngo mu gitabo cy'urwibutso ngo handikwamo amagambo yo kwizera abantu baganira, les actes de bonté, ibikorwa byabo by'ubugiraneza. Ibyo byose ngo byanditswe mu buryo budasibangana muri iki gitabo cyo mu ijuru. Handitsemo ibikorwa byose byo gukiranuka, ngo byanditse mu buryo budasibangana. Igishuko cyose wigijeyo cyanditswe muri icyo gitabo. Igikorwa kibi wasimbutse cyanditswe muri icyo gitabo. Ijambo ry'ubugwaneza n'ijambo ryuzuye impuhwe bihanditse mu buryo budasibangana. Hariho urutonde rw'imibabaro n'imvune n'imiruho wagize no kwitangaho igitambo bitewe n'urukundo ukunda Yesu. Ibyo byose biranditse, aribyo byavuzwe muri Zaburi ngo ngushyira n'amarira yanjye ngo mu icupa ryawe, ngo mbese byose ntibyanditswe imbere yawe. Ni ukuvuga ngo muri iki gitabo cy'urwibutso handitsemo ibyiza dukora, icyiza gito, icyiza kinini, umugambi mwiza, byose biranditse. Ibishuko unesheje, niba ari iby'isi bigezweho biri gutwara urundi rubyiruko, musore wowe ugakomeza ukambara neza, humura, byaranditswe. Niba ari ugusiganwa mu bukungu n'amarushanwa, yewe mugabo nawe mugore, wowe ugakomeza ukifata neza ugaca bugufi, Imana yarabyanditse ko byarayitangaje. Niba igikorwa cy'ubusimbutsi, niba ari abagucokoje bakagukora mu jisho kandi batakurusha imbaraga, ukihangana nturebeyo, byaranditswe. Noneho ibi byose dukora byiza byandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Iya aussi un registre de péché. Ariko nanone hariho igitabo cy'ibyaha, kinari nakivuze.
ku munsi w'urubanza ibyaha byose twagiye turakora, ibyo twavuze n'ibyo twatekereje byaranditswe, nta kasobwa b'ijuru. wewe unyumva, abantu benshi bajya bakunda kwishushanya bakabiryajya, akaba ari umusambanyi, akaba ari umujura, akaba ari igisambo, akaba ari umugome, akaba agira urwango n'ivangura, ariko inyuma, mu bigaragara inyuma, akaba ari batya kuginya, akaba ari basekana imbereka, akirimanganya ku buryo ushobora kumwibeshyaho ukagira ngo niwe mwiza ubaho. Ariko muri iki gitabo cy'ibyaha baranditse ngo umurimo w'umuntu wese ujya unyuzwa imbere y'Imana kugira ngo wemerwe ko ari uwo gukiranuka cyangwa ari uwo gukiranirwa. Imbere ya buri zina muri ibyo bitabo byo mu ijuru handikanywe ubwitonzi bukomeye. Ijambo ryose ribi wavuze, igikorwa cyose cyo kwikunda, inshingano yose wirengagije, icyaha cyose wakoreye mu ibanga, tout péché secret, kwishushanya kose, imiburo yo mu ijuru wibagiwe, ibihe wapfushije ubusa, amahirwe yakunyujijwe imbere ntuyabyaza umusaruro, ingaruka byazanye n'umusaruro wabyo wa bugufi n'umusaruro uzaza kera, tout est fidèlement inscrit par l'ange enregistré. Ibi byose marayika udasobwa akiranukira kubyandika. Iri jambo muryumve, riteye n'ubwoba, riranakomeye. Mu gihe twebwe mu mibanire y'abantu n'abandi, iyo ubashije guhisha ibikurimo rubanda ntirubibone, witwa inyangamugayo, banazitora bakagutora. Ariko mu ijuru ho, muri uru rubanza rutwunamiye, ntabwo ari uko babigenza, ahubwo ngo akantu kose baragakurikirana. Ndasa n'usubiyemo, iri jambo ribi wavuze ryose riranditse. Ni nako byanditse muri Matayo ngo niryo rizagutsindisha cyangwa rituma utsindwa. Igikorwa cyose cyo kwikunda, mwibuke ko muri iki gitabo baranditse ngo l'égoïsme, ngo bayise ngo ni secret du cœur humain, ngo kwikunda ngo ni icyaha cyitwa ibanga ry'umutima w'umuntu. Buriya ntawe wikunda ngo atange itangazo ngo avuge ngo ndikunda, ku buryo hariho ibyaha utanabona n'uko urega umuntu, nko kuvuga ngo umuntu ngo numwibone, kuvuga ngo umuntu ngo arikunda. Akenshi ntabwo wabona ibihamya bifatika bibimwagiriza, kuko uwikunda ashobora kubikora mu mutima utabibonye. Aho muri mu modoka, kwikunda mwinjiramo muri babiri, kwikunda kukakubwira ngo tambuka cyane wicara hariya ku idirishya uhamutange. Buriya mu bitabo baranavuze ngo kwikunda ngo ni icyaha kijya gusa no kwica, ngo kuko uba uvuze ngo nicare heza ngubwe neza mbe comfortable, we yicare habapfe. Nicyo ubusobanuro. Ku meza babaruriye ibyo kurya, buriya ibijumba ntibingana, ibigori ntibimera kimwe, nuko byatetswe ntibiba bimeze kimwe, hari igisatagurika, hari n'ikindi kiba kitahiye neza. Kwikunda kurakubwira ngo icyo kijumba ufashe kimare vuba, kivute vuba, umutange kiriya ntawakubona. Ariko ijuru ryo riba ryabyanditse ngo uyu muntu arikunda. Kwikunda naho mwicara musengera, haba hari aho wakwegamira, n'ahandi hari intebe bategamira. Kwikunda kurakubwira ngo irukanka wicare hariya wegamire, wowe ugubwe neza, wicare nabi akagongo kakenyuka apfe. Kwikunda kose kurandikwa mu bitabo byo mu ijuru. Erega n'imirimo dukora, umushinga witwa kwikunda ni icyaha kimaze kwigarurira imitima y'abantu. Kiranditswe rero mu rubanza, inshingano wirengagije, utubaha ababyeyi abitegetswe n'Imana, utumvira umugabo, udakunda umugore, utita ku bana, udaha abaturanyi ngo barwaneho, inshingano yose utegetswe iyo utayisohoje, nabyo biranditswe muri ibi bitabo byo mu ijuru. Icyaha cyose wakoze wihishe. Hari abantu bajya bakora ibyaha, nka Dawidi igihe yari kumwe na muka Uriya,
bakibwira ko ubwo idosiye yarangiye, ariko ngo ijisho ry'Imana riba rihari, icyaha cyose wakoreye ahihishe nacyo kirahari, kandi n'umutima wawe witwa umutimanama, ako gahuru wasambaniyemo, icyo gishoro wibye, uko ugikubise amaso umutimanama urakwibutsa ngo dore hahandi na bya bindi. Icyo kidodo wagikira gusa ari uko ucyatuye ukakihana, naho icyaha wakoreye mu ibanga ukuza umutimanama wawe ikigushinja, nkanswe abo mu ijuru bandika bameze nka kamera iba yarabifashe, uzi ngo hari aho cyagiye. Noneho kwishushanya kose wigira uwo utari we, ukizana gusenga nka babandi bo mu Mugenzi wa mbere, ngo yasaga n'uwubaha Imana, ngo akigira nk'uwubaha Imana ngo azaronke inkumi ya naka. Ukaza gusenga utaje gusenga, hari abo uje gutega ngo babere umutego. Uko kwishushanya ugambiriye guhisha ubupfura buke bwawe munsi y'umwitero w'idini, ibyo byose birandikwa mu gitabo cy'ibyaha. Ibihe wapfushije ubusa, ibihe muryamira biranditse. Basore namwe bakiri bato nubwo mwaba mwubatse, ibyo bihe mumara mukina ikarita, mukina biyari, mukina damu ngaho ku Gisoro, abandi bari guhinga, abandi bari gucuruza, abandi bari guterura, abandi bari mu mirimo. Ibyo bihe bitagira icyo byongera mu bukungu, ntibyongera ubwenge, ntibyongera ubutaraga, le moment perdu. Ibyo bihe mwataye muzabibazwa. Abazasoma igitabo cyitwa Imigani ya Kristo mu cyigisho kivuze itaranto, bari gusobanura igihe, baravuze ngo uretse n'ibyo mwapfushije ubusa mu mipira n'ibindi, uretse n'ibyo mwapfushije ubusa muterura za ritere n'ibindi bitagira akamaro, ngo nibihumara urindiriye gusa ko ibyo kurya bishya, ngo nibihumara uri aho wasezeraniye guhurira n'undi muntu, ukabimara gusa ukanuye amaso ntacyo uri gukora, mu ijuru uzabibazwa. Ngo ibyo bihe nabyo ngo iyo bicungurwa neza, ngo wari gutekereza neza, ngo ukibwira ku by'Imana cyangwa ugasoma igitabo cy'Imana, ariko ibyo bihe ntibipfa ubusa. Baranditse muri icyo gitabo ngo amasaha umuntu amara mu buriri aryamiriye kandi adasinziriye. Ibyo bikunda gukora abasore kugeza ubwo barwara impyiko bakavunika umugongo utavunwe n'ikindi, kwigaragura mu buriri adasinziriye, kwigaragura. Icyo gihe nacyo kiranditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Noneho handitsemo amarembo yakunyujijwe imbere ntuyabyaze umusaruro, byo bise les occasions non utilisées. Izo opportunité zo mu buzima, iwanyu hari akazi ntibajya kugakora, bari guca amaterasi cyangwa kujabura ibishanga. Umubozi ari kuzamura etaje ntibajya kuba umuyede ngo ugurire nyoko cyangwa so agatama n'agahene. Izo occasions zakunyujijwe imbere, baza kuhigira imodoka ntiwajyayo ngo ushake perimi nawe uzateza imbere umuryango wawe. Amateraniro abera iruhande rw'iwawe yo kwigisha guteka, ntiwajyayo ngo ubyige nawe uzajya uteka inkono zivura. Izo occasions zakunyujijwe imbere, iwanyu bahubaka ishuri urinda usaza utaryize kandi nta bindi urimo, wari kuzaba ingirakamaro. Ibyo nabyo ijuru ribyitayeho, ntabwo amahirwe yakunyuzwa imbere ngo yapfushe ubusa, ngo hanyuma ijuru rizabyihanganire. Ibyo byose biranditse, bizashyirwa mu rubanza. Noneho ingaruka byazanye, nziza cyangwa mbi, avec les résultats les plus éloignés, tous fidèlement enregistrés, inscrits par l'ange enregistré. Ingaruka byazanye ibyo wakoze, nziza cyangwa mbi, n'umusaruro w'ako kanya n'umusaruro uzaza kera, marayika udasobwa yakiranukiye kubyandika. Ibi ndasa n'ubisobanuye. Yemwe abantu bakora ibyaha, ni ukuri bunamiwe n'ikintu gikomeye. Ibi byagutera ubwoba, bikagutera kwigengesera no gutabaza usaba imbaraga, ngo icyaha ukoze, ingaruka z'ako kanya n'umusaruro uzaza kera, ibyo byose birandikwa. Ndatanga urugero, umugabo mubi cyangwa se umugore mubi, umuturanyi mubi, ashobora gutuka umugore we, akamutuka, akamukubita se. Icyo ni icyaha, cyo ubwacyo ni icyaha. Niba witwa Korodi ukaba urwanye n'umudamu wawe, ukaba umukubise, ukaba umututse, ubwo imbere y'izina ryawe barandika ngo Korodi aratukanye cyangwa ararwanye. Ntabwo bizagarukiraho, bitewe n'uko ngo iyo umubyeyi atwite, imiterere yari afite atwite abyanduza uwabyaye, mu byo bita les influences prénatales,
uko wamututse akababara akanarakara nawe akuzura umujinya kuko ari umuntu, bazandika ngo ateye umugore we kugira umujinya. Uwo mwana uri mu nda nawe akazavuka ari umunyamujinya n'umunyaburakari. Imbere y'izina ryawe baracyandika ngo dore Korodi atumye havuka n'umwana w'umunyaburakari. Wa mwana uburakara bukurane abe mubi mu bandi kugeza ubwo umunsi umwe azamutera ikibuye akaba aramwishe. Bazandika ngo dore Korodi icyo yakoze gitumye umwana apfa. Ibyo bizaba bikikuriho. Noneho uwo bishe abagasozi k'iwabo batereka kandi kabishe bahice 40. Bizaba bicyanditse imbere y'izina ryawe ngo dore atumye abantu 40 bapfa bitewe n'ijambo ribi yabwiye umugore. Icyaha ukoze, ingaruka zako kanya n'umusaruro uzaza kera mu rubanza barabizirikana, biranditse. Ku buryo ubu hari abantu bafite dosiye z'imisozi biryamiye bituramiye batabizi. Ubu se watutse bangahe? Ni bangahe wambuye bakorira bakababara ubwo burakari n'uwo mujinya nako gahinda akakanduza uwabyaye nawe akaba ari umunyagahinda, bizagira ingaruka no ku bandi. Ibyo byose bikaba byanditswe imbere y'izina ryawe. Ni bangahe wateranije ukabacanga bikabacanga bakabyanduza abo babyaye, cyangwa bakanabiganira n'abandi babumva rukaba uruhererekane rw'amazimwe ari weho bikomotseho urumwe. Ibyo byose biranditse mu gitabo cyo mu ijuru ngo marayika udasobwa akiranukira kubyandika. Noneho uru rubanza ngibyo ibintu ruzitaho. Ijambo ntarabura gusoma nirivuze ngo la loi de Dieu est la norme par laquelle des caractères et les vies seront éprouvés au jour du jugement. Itegeko ry'Imana niwo murongo ngenderwaho imico n'imibereho y'abantu bizasuzumirwaho muri uru rubanza. Ngira ngo twari twanabisomye mu mubwiriza ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo. Byose byarumviswe, ubaye Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko Imana izazana umurimo wose mu rubanza n'igihishwe cyose ari cyiza cyangwa ikibi. Yakobo ati muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Uru rubanza mwarwumvise ko rubamwe ibitabo, mwarwumvise ko bandika n'akari murori, barakurikirana n'ibiri mu ntekerezo zacu bakabigeramo. Ari nayo mpamvu mu bitabo byinshi dusoma uru rubanza rurakomeye kuko rufata amategeko y'Imana ntiruyagenze nk'uko twebwe abantu tuyagenza. Ubusangwe twebwe abantu dukunda kureba ibigaragara, ibiboneshwa amaso, umuturanyi, umwana wawe, umugabo cyangwa umugore, inshuti. Iyo mu bigaragarira amaso ntacyo mupfa nta n'icyo munyuranyeho, ibintu aba ari amahoro. Banagutumye abantu beza waza umushoreye. Ariko ab'ijuru bo barasesera bakareba n'iyo migambi yo mu mutima. Ngaho nicyo gituma amategeko muri uru rubanza ararebwa mu buremere bwayo. Ndasoma igitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe, ni umuzingo wa mbere, ni urupapuro rwa 217 mu cyongereza, 254 mu gifaransa. Batangirije isomo ryo muri Zaburi 19:8 ahanditse ko amategeko y'Uwiteka atunganye. Niko umunyazaburi yavuze. Mbega ubwiza bwayo, mbega kwiyoroshya kwayo, mbega kurabagirana no gutungana kw'amategeko ya Yehova. Amategeko y'Imana ni impinamagambo cyane ku buryo bikoroheye ushobora kuyatondagura mu mutwe, ariko aragutse cyane igihe cyose ashatse kuvuga ubushake bwose bw'Imana, kuko ntabwo yita ku bikorwa byakorewe inyuma gusa. Iri jambo murizirikane, elle est si brève que l'on peut aisément apprendre par cœur chacun de ses préceptes. Ni impinamagambo cyane, amategeko y'Imana ni impinamagambo cyane, bikoroheye wayatondagura mu mutwe. Habayeho igihe mu myizerere runaka twajyaga kubatizwa bakabanza bakayakwigisha ngo uyavuge. Ukayavuga irya mbere ukaritangira, ntukagize indi mana amaso yanjye. Irya kabiri ntukiremere igishushanyo.
ntukavugira ubusa izina ry'Uwiteka ukwezi umunsi wose ukayatondagura ukayarangiza. Nibyo bavuze ngo bikoroheye cyane wayavuga mu mutwe, ariko ubwo hari akandi basize k'ingobe, kandi koko nibyo, kuko haba ubwo abana twayatondaguraga tukayavuga na ntukibe tukayivugamo, bakanakwandika ngo uratsinze weho uzabatizwa, ariko aho ku rusengero itunda ryari rihari, ikinyomoro cyari gihari, ntimuhasige n'umuteja, kandi watsinze uri mu bazabatizwa. Wabaga wayavuze ariko wabaga utayafite mu mutima wawe. Iri jambo muryumve ngo ariko cependant porter assez vaste pour exprimer toute la volonté de Dieu, ariko aragutse cyane iyo agambiriye kuvuga ubushake bwose bw'Imana, et pour s'appliquer non seulement aux actions extérieures, kuko ntabwo agenzura ibyakorewe inyuma gusa, mais aussi aux pensées, ahubwo amategeko y'Imana aracengera akajya mu ntekerezo, aux intentions akajya mu migambi, au désir akajya mu byifuzo, et aux émotions du cœur akajya no mu by'umutima ubangukira. C'est dont les lois humaines sont incapables, car elles ne s'occupent que des actions extérieures. Aho amategeko y'abantu adakorera kuko yo yita ku bikorwa byakozwe bikagaragara inyuma gusa. Un transgresseur peut réussir à cacher ses méfaits. Umwishi w'amategeko y'Imana abasha kuba umuhanga wo guhisha ibibi bye, quelque criminel qu'il soit, kabone nubwo ari umwicanyi, kabone nubwo ari umwicanyi, voleur umujura, meurtrier inkoramahano, ou adultère cyangwa umusambanyi, la loi humaine ne saurait le condamner comme coupable aussi longtemps qu'il n'a pas été découvert. Itegeko ry'abantu ryo ntabwo ryamuciraho iteka nk'uwacumuye igihe cyose atafatiwe mu cyuho, ariko itegeko ry'Imana ryo iyo ugize ishyari birandikwa, la loi de Dieu prend note de la jalousie. Iyo ugize ishyari ab'ijuru barabyandika, de l'envie igomwa, de la haine urwango, ububi, de la vengeance kwihorera, de la convoitise kwifuza, de l'ambition qui soude dans l'âme, iyo migambi mibisha icecekeye mu mutima, sans avoir encore trouvé à se traduire en action extérieure, itarabona iserukira inyuma gushyirwa mu bikorwa, parce que la volonté y était mais l'occasion a manqué. Bitewe n'uko ubushake bwawe bwari bushaka kubikora, icyo wabuze ni uburyo naho ubikorera, ijuru ryo ribara ko wabikoze. Ibi birantera kwimbika kuri iyi ngingo, kuko turi kuvuga uko urubanza rupanze, hatazagira uwibeshya. Mu manza z'isi utanga ruswa bigashoboka, hari abatoroka bakajya mu bindi bihugu, hari abasanga abacamanza ari bene wabo idosiye ikazoroha, habamo byinshi. Hari igihe bakuburira abagabo n'ibimenyetso ukabona nuko ariko icyaha waragikoze. Mu ijuru suko bimeze, nta bandi bagabo bashaka, kamera y'Imana wabikoze ihari igenda ikamurika no mu mutima. Ntawe Imana ikeneye kubaza ibyo wakoze, ahubwo ibyawe biyiri imbere nk'ibyambaye ubusa. Aha ndasubiraho mbimbike, baravuze ngo aya mategeko y'Imana aragutse muri uru rubanza, ku buryo muri uru rubanza barebye ibigaragara inyuma, abazarurokoka bakarutsinda nkabo baba ari benshi. Ariko siko bimeze, ngo aya mategeko ntabwo yita ku byakozwe byagaragaye gusa, arahuranye akajya mu ntekerezo. Akaba ariyo mpamvu ibi bintu ndasa n'ubisubiyemo, nyura muri amwe mu mategeko y'Imana. Ubu Bibiliya iravuze ngo ntukice. Ubwo utabizi yavuga ati ngiye ko ntawe nica, kuko ntawe yarashe, ntawe yatemye, ntawe yaroze, nta n'uwo yagambaniye, ntawe yanize. Ubwo akajya avuga ati ngendera, ntabwo ndi umwicanyi, reka ibyo sinabihangana. Ariko iyo aya mategeko amaze gusesera mu mutima, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 15 haranditse ngo umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Niba hari uwo wanga wewe unyumva,
hakaba hari uwo wanga, uyu ndamwanga, nanga namwumva, nanga yabwiriza, nanga yareguka, niba ari porofeseri w'imibare cyangwa shimi udakunda, nanga yaza, yaba cyasibaga, ubu uri umwicanyi. Kuko uwo wanga wamubona, wanga wamwumva, iyo dosiye izashira uko apfuye, utazongera kumwumva. Niyo mpamvu bavuze ngo umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi. Ushobora kuba rero utararoze, utararashe, utaratemye, utaranize, ntawe wagambaniye, ariko hakaba hari urwango wicaranye mu mutima, ku rutonde rw'abicanyi ushyirwa imbere. Ndetse iri tegeko bari kurisobanura mu bakurambere n'abahanuzi, bavuzemo ngo niyo ukora ikintu cyose gishobora gutubya uburambe bw'umuntu, nabyo ubaye umwicanyi. Naratangaye nsomye mu gitabo cyitwa Guide Pratique d'Education Familiale, ahagana mu mapaji ya za 247, aho mu cyigisho kivuze l'enfant coléré, umwana w'umunyamujinya, baravuze ngo muzatinye umujinya, ngo muzange umujinya, mwe muragize umujinya enku rimwe gusa, kahindurirwa rimwe, ngo wuzuze uburozi mu mubiri, ngo ku minsi wari uzaramba bikagabanuraho ukwezi. Ibaze niba ugira umujinya ukigabaniriza uburambe, ushyirwa ku rutonde rw'abicanyi. Niba hari ubutera umujinya nawe ukamugabaniriza uburambe, ushyirwa ku rutonde rw'abicanyi. Niba hari abo utwaza agahato ku buryo bazapfa imburagihe kubera baguye nabi, ushyirwa ku rutonde rw'abicanyi. Utumva ko abicanyi ari abatema gusa, niba wanga mwene so nawe uri umwicanyi. Amategeko aragutse. Ntugasambane. Ubwo abamimenyereye, ab'imfura twemera, nabo bavuga bati njye sindi indaya, sindi umusambanyi. Rwose bakaba babyigamba, bakabyirata, bakivuga kuko badasambanisha imibiri. Kandi koko nibyo, mu gihugu cy'impumyi nyiri ijisho rimwe niwe uyobora. Ariko iri tegeko mu bwaguke bwaryo, Yesu ari kurisobanura muri Matayo 5:27, yaravuze ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, ariko ngenda babwira ngo nureba umugore w'abandi akamwifuza aba amaze gusambana. Ubwo busambanyi buragutse ku buryo ibyo byose bizashyirwa mu rubanza. Muri Bibiliya zanyu Imigani 6, mu Migani igice cya 6, iki ni icyaha cyagutse gikorwa mu mashami menshi n'uburyo bwinshi. Umurongo wa 24, byakurinda umugore w'inkozi z'ibibi no gushyeshya k'ururimi rw'umunyamahangakazi, we kwifuza ubwiza bwe mu mutima wawe, kandi ntukunde ko akwicira ijisho. Kuko maraya akenesha umuntu agasigara ku gasate k'umutsima, kandi umugore usambana ahiga ubugingo bw'igiciro cyinshi. 29, niko bimera ko umuntu usanga mukamugenzi we, kandi umukoraho wese ntazabura kugibwaho n'igihano. Ibi ndabisobanura. Hano baravuze ngo hari ugusambana k'ururimi, gushyeshya k'ururimi rw'umunyamahangakazi. Utwo tugambo tubi, utwo tugambo dusosa, utwo tugambo tw'uturimburimbu twerekeza ku irari ry'ubusambanyi, ushyirwa ku rutonde kandi nta gikorwa nyirizina bakoze. Ngo ntukunde ko kwicira ijisho, uko gutereka amaso, ayo maso y'ubuhehesi yanditse no muri Yeremiya, agushyirisha ku rutonde rw'abasambanyi. Bana b'Imana, aya mategeko aragutse. Hepfo ho bavuze ngo nukora kuri mukamugenzi we, byo bitatushema, bidafite impamvu n'ubusobanuro, ushyirwa ku rutonde rw'abasambanyi. Ibi muzabisoma mu gitabo cyitwa Inama ku myitwarire y'ibitsina, ubusambanyi n'ubutane, ngo abantu bakorakora ku bandi, kubakorakoraho gusa nta mpamvu, ushyirwa ku rutonde rw'abasambanyi. Ku buryo muri icyo gitabo banditse ngo igitsina gore ngo nta mpamvu n'imwe ngo ituma akururana mu biganza n'umugabo utari umugabo we, ngo niba atarembye ngo babe bamuteruye cyangwa bamukuruye yarwaye. Ngo iyo bibaye bityo, ngo bene abo nibo bamaraya n'abasambanyikazi. Ngo n'umuntu wese w'igitsina gore ngo wemera gutegera amatwi ngo amagambo yo kumwogeza, kumurata no kumutaka, ngo abwiwe n'umugabo utari umugabo we, ngo iyo bimunyuze akabyishimira, ngo nguwo maraya, nguwo musambanyikazi. Noneho mu bakurambere n'abahanuzi bagiye kwagura iki cyaha, bavuga ko
ubusambanyi atari ugusambanisha imibiri gusa, ngo n'undi wese ukora ikindi kintu cyose cyabyutse bari mu bandi. Kuri urwo rutonde ntihasigara izi nkumi n'abamama bagenda bambaye ubusa, mu gihe Imana yagennye ko abantu bambara ngo bahishe isoni z'ubwambure bwabo, abandi bakagenda banitse imibiri yabo ku karubanda. Nuko kandi koko nta wabarenganya, bamwe baba batanditse ngo uri gutandika ibicuruzwa ngo ntabwo ajya bihisha, ariko abandi bakigana n'ibyo batazi. Abo bose bashyirwa ku rutonde rw'abasambanyi, ijuru ryarabyanditse, ibyo biri mu rubanza. Bana b'Imana, mu Migani 7:5, kugira ngo bikurinde umugore w'inzaduka n'umunyamahangakazi ushyeshyengesha amagambo ye. 21, nuko amushukisha akarimi ke kareshya, amukuruza kuryajya ku rurimi rwe. Ibi byose ako karimi gushyeshyengesha abantu, mugusha ku irari ry'ubusambanyi, izo mvugo mbi, izo ndirimbo z'amaryoshya y'ubusambanyi, ibi mujya mubona kuri YouTube bitagira epfo na ruguru, by'ibintu by'ibishizi by'isoni n'ibishegu, ibyo byose byanditswe mu rubanza ko muri abasambanyi. Noneho tugira itegeko rivuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, tukareka imirimo kuri uyu munsi ntidukore. Ariko abazasoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, Icyongereza n'urupapuro rwa 295, haranditse ngo ntabwo n'icyigisho cya 27 kivuze amategeko yatangiye ku musozi Sinayi, muri za 308 hamwe baranditse ngo kugira ngo tweze isabato neza, ntabwo dutegetswe kureka imirimo gusa, ngo ahubwo dutegetswe no kuyiganira, dutegetswe no kureka kuyiganira, dutegetswe no kureka no kuyitekereza mu bwenge. Abantu batekereza ibyashuguri zabo n'imirimo yabo ikaza mu migambi yo mu mutima, ku munsi w'isabato babarwa nk'abishe isabato. Noneho iyo paji yindi nababwiye, kugeza ubwo bavuze ngo niyitangira hari n'akarimo utakoze, ngo nubwo kaba ari ingenzi ngo uzakareke kabeho kadakozwe. Muri Bibiliya, muri Yobu, aya mategeko abishushanya n'indyajya, iyo babonye batayacumuye mu bigaragara, bajya bumva ko ibyo bihagije. Ariko muri Yobu oya, ni imigani 24, ni imigani 24, umurongo n'uwa 9 n'uwa 8, haranditse ngo ugambirira gukora ibibi bamwita umugiranabi, kandi imigambi y'umupfapfa niyo cyaha, kandi umukobanyi ni umuziro mu bantu. Ntabwo icyaha ari uko hari icyo wakoresheje amaboko cyangwa wavuze, no kubigambirira. Aya mategeko ngo arahuranye akagira mu bitekerezo, mu migambi, mu byifuzo n'iby'umutima ubangukira, ibyo bita emotion du cœur. Bana b'Imana, mu Migani 15:26, imigambi mibi ni ikizira ku Uwiteka, ariko amagambo anezeza aramutunganira. Ntabwo bibi kizira kuko ari igikorwa cyagaragaye, ahubwo bikiri mu migambi, muri uru rubanza uba wanditswe ku rutonde rw'ababi kandi ukazabiryozwa. Bana b'Imana, aya mategeko aragutse n'ayandi yose twayavuga. Ntukibe, ngo ntabwo iri tegeko riciraho iteka abantu biba bagabye igitero, ibyo gusa, abiba basotoye, ibyo gusa, ngo ahubwo n'abagurisha ibyabo bahenze. Abo bose abajura bo ni benshi, abajura ni benshi, abungukira mu byago by'abandi, mu ntege nke zabo, mu bujiji bwabo. Umuntu akaba adafite amakuru ku gicuruzwa ajyanye mu isoko, ukamurimanganya wendeye kuko nta makuru afite. Ibirayi byaguye, amakara yaguye, mu kanya ahubwo imvura nigwa turabaha 50, ukamurimanganya kuko nta makuru afite, nuko ukamwotsa igitutu akaba arabiguhaye. Kungukira mu bujiji bw'abandi, kungukira mu byago byabo, kuko uzi ko umwana we yahemutse, bamuciye 5,000,000, pariseri yiwe yakaguze 10,000,000, ukagenda umukiye 5 gusa zimwe bari kumuca.
nawe ukamubwira ko ubwo uje kumufasha nicyo umuvandimwe aberaho nani kugira ngo nyine ngo ngutabare nta kundi, ariko mu by'ukuri ugambire kungukira mu iyo ngo yimurimo, abungukira mu byago by'abandi, abungukira mu ntege nke z'abandi, ubujiji bwabo, aba bose bashyirwa ku rutonde rw'abajura. Abacuruzi ibyabo bahenze bashyirwa ku rutonde rw'abajura. Abagomwa abandi ibyari bibakwiye bashyirwa ku rutonde rw'abajura. Ibyo byose biranditse mu rubanza. Ni nayo mpamvu igihe Zakayo we yabimenyaga yarihanye, arangije reka ndebe ko iryo jambo naribona mu cyigisho cyitwa Zakayo mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose. Ni icyigisho cya 61. Harimo amagambo bavuze ahajya gusozaho icyo cyigisho, bavuga ibya Zakayo uko yari indimanganya, ariko agiye kwihana kuko ibyo byose azi ko yari yarabikoze. Barandika ngo niba hari abo twateje ingorane tubashoyeho ubucuruzi buriganya, niba hari abo twijeje ikitariho mu mirimo dukora, ibyo nibyo biriho. Imodoka ishaje, pariseri ifite ikibazo, telefone yapfuye, akenshi nibyo birema isoko. Inka yarwaye ifite ifuti runaka, izo nizo zirema isoko. Wagerayo ukajya uvuga ko izajya ibyara ebyiri kandi irararipfuye yamize ishashi, ukavuga ko iyo modoka igenda cyane kandi uyihoye ko yamanyutse wagitsemo agakore karakora uwo munsi. Kwizeza umuntu ikitariho. Kandi muri business za hano hanze izo nizo bita opportunities. Kuyihuye n'injiji n'umunyabyago n'ufite amakuru make ni opportunity muri business. Ariko kubajya mu ijuru, Matayo 7:12 haranditse ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira azaba ari byo mubagirira namwe. Ayo niyo mategeko n'ibyahanuwe. Ukuri kumva nta waguhangika ngo aguhe ikidashyitse, nawe ntukabikore. Erega ikibabaza cy'umunyabyaha nuko akora ibyo bamukorera ntabyemere. Abajura baribye, baterura icyo bibye, n'ubwira bwinshi baragenda baragihisha, bagihisha nabi kugira ngo barimanganye bayobye uburari, noneho yenda abari kugishaka nibarenga babone bagifate. Aho bateretse undi mujura agenda aragiterura, ariko baje barakaye bababaye bataratwibyera, ukagira ngo bo bari bashoye. Bana b'Imana, kugira ngo nawe umenye ko uru rubanza rw'Imana ruzabikurikirana neza, nawe ubwawe umutima nama wawe hari aho nawe uca urubanza, kavuga uti uyu yampemukiye kandi yaguhemukiye nawe wari wahemutse. Ubwo ubabaye nawe wamubabaje. Ibyo ushaka ko bagukorera nawe uzajya urabibakorera. Niba rero hari uwo twashoyeho ubucuruzi buriganya, niba hari uwo twijeje ikitariho mu mirimo nk'iyo, niba hari uwo twagomwe ibyari bimukwiye ndetse tukanamwimisha ibyo yemererwaga n'amategeko, nous devrions confesser notre tort et faire restitution dans la mesure du possible. Tugomba kwatura ko kaga twamuteje kandi mu buryo bushoboka bwose tukamusubiza ibyo twamuhombije. Il registre que nous ne rendions non seulement les biens que nous avons pris, birumvikana ntabwo tuzamusubiza ibyo twamuhombeje gusa, mais aussi les intérêts qui se seraient accumulés pendant tout l'état qu'il a été à notre possession s'il avait été placé d'une manière judicieuse. Ahubwo tuzabimuhana n'inyungu byungutse igihe cyose twabigumanye niba byarakomeje kugenzurwa mu buryo bukiranutse. Nguko uko Zakayo we yihanye. Uwo yambuye yamurishye 4 kandi 1/2 cy'ibyo atunze agiha abakene. Icyo nsomeye ibi ni ukugira gusa ngo mubyumve, aya mategeko ashingirwaho muri uru rubanza aragutse cyane, ku buryo abishushanya n'abagendera mu bigaragara iyo ngeso nimuyireka, nimumenye ko Imana yacu yigenda ikareba mu mutima. Si ibyo gusa, abazasoma agatabo kitwa umugambi Imana ifitiye isi, ako gatabo kitwa umugambi Imana ifitiye isi, muri uru rubanza mu isesengurwa ryarwo, urubanza rw'ubutabera bw'Imana
buzasesengura akantu kose kandi ruzakurikirana ibya buri wese nk'aho ari we wenyine mu isi, nk'aho ari we wenyine utuye mu isi. Urubanza rugenzura iby'abapagani rutaretse n'iby'abavuga ko bubaha Imana. Ntidukirizwa mu itsinda. Kwera no kwitanga by'umuntu ntibyatwikira imiterere y'undi. Bona nubwo amahanga yose ari ngombwa kunyuzwa mu rubanza, Imana izagenzura ibya buri muntu ibyitondeye nk'aho ari we wenyine utuye ku isi. Niyo mpamvu ukubaho k'umuntu kuzitabwaho, kuba abayeho bizagenzurwa. Yibye yabuze iki? Oya, ntacyo bari bejeje, ibyo bizagenzurwa. Yabaye indaya, byagenze bite? Ntacyo. Yaranafite n'uburanga n'abamubengukwa bari bahari, ahubwo yarabyanze. Ukubaho k'umuntu kuzagenzurwa. Kubera iki? Yari umugome, yabikuye ntaho. Uburere yari yarahawe bwari bwiza, nuko yarahisemo kuba inkozi y'ibibi gusa. Kavukire, indemano n'uburere bizitabwaho. Ubwo uwavukiye mu muhanda akaba mayibobo akiri uruhinja, inyoroshya ijuru ryashyiramo, ntuzirindire waravukiye aho warezwe neza, ukagaburirwa neza, ukitabwaho, ugatozwa umuco, ukabyanga ku bwende, ugambire guhemukira Imana. Imyizerere n'ubumenyi bw'umuntu bizitabwaho. Ubwo ni Yakobo 4:17, ngo uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Ukuri wamenye kuki yishe isabato? Ba bandi batigeze bayimenya bapfuye bazi ko icyumweru ariyo sabato, Imana izashyiramo inyoroshyo ko ntabwo yahora umuntu icyo atazi. Ariko kuki wewe wica isabato? Abantu benshi muri iyi minsi bavuga ko baruka isabato, ukabona umuntu agiye gusenga ajyanye n'agapaniye, aracyuriramo imitandiko y'ibijumba karimo isoko avuye mu materaniro, ukagenda ubipanze. Ukabona umuntu agiye mu materaniro ikimujyanye atari ikindi, agiye kubwira abazamuhingira n'abazamubagarira ejo, atereka ngeyo niho ndababonera mbararike baba, ugakora imirimo ku munsi w'isabato. Ibyo byose bizitabwaho. Imico n'imibanire y'abantu bizakurikirana. Wavutse aho bakundana, bahana inka n'abageni, bicara bagatarama, kuki wigize nyamwigendaho? Nuko wari ukize ugahita wanga abandi ngo ni abaturage nimubangize, niko bajijuka. Ibyo byose bizagenzurwa. Ubugira neza n'ikinyabupfura bizacukumburwa. Imikorere y'impano n'itaranto izasuzumwa. Uzi byinshi, wize byinshi, kuki utaba intumwa ngo ubwirize ubutumwa? Kuki utaburira abandi? Kuki utigisha ubuhanuzi? Ibyo byose bizakurikirana. Ntabwo waba uzi byinshi ngo ubure ibikuvamo ngo bijye mu bandi, ngo uzabure kubiryozwa. Igihe n'ubushobozi by'umuntu bizashyirwa ku munzani. Imvugo, inama n'imyigishirize nabyo bizagenzurwa. Gahunda y'ubuzima bw'abagabo n'abagore nayo izazirikanwa. Igihe umuntu yabayemo, ukuri kwa Bibiliya yamenye n'urwego yarimo, byose bizakurikiranwa. Imirire n'iminywere n'ingaruka zabyo ntibizarenzwa amaso. Igiteye ubwoba ni uko ushobora gutsindwa muri urwo rubanza kandi ugakomeza kubaho imbabazi zarakuvuyeho. Bana b'Imana muteze amatwi, iri jambo koko riteye ubwoba. Kuva muri wa mwaka nababwiye kugeza ubu rubanza rurimo, kandi ibyo byose biragenzurwa mu ijambo rimwe. Ukurikije ubwaguke bw'amategeko y'Imana, ntacyo wahisha na gitoya ngo ab'ijuru bazakiyoberwe, nuko wirimanganye mu bandi bazibuke waragezeyo useseye nk'umucengezi. Ibyo ntibishoboka, ahubwo uzarijyamo wese ibyo bizaba byaracukumbuwe. Noneho iri jambo riteye ubwoba ndarisoma. Abafite intambara ikomeye, iki cyigisho cya 28, ahasoza hacyo, uru rubanza kuva rutangiye kugeza uyu munsi wa none, hari ijambo rivuze ngo yego, rivuze ngo registre et méchant sera encore sur la terre dans leur état mortel. Abakiranutsi n'inkozi z'ibibi bazaguma ku isi bafite kamere y'abantu bapfa. Ni ukuvuga ngo yewe unyumva izina ryawe ryagezweho,
ko Yesu arinjira akajya mu gitabo cy'urwibutso agasanga mu bakorera Imana izina ryawe ririmo. Yenda ntiwaba mubi ngo ubure n'aho wagiye kuririmba muri korali, nturakaba mubi ngo ubure n'aho waherekeje abandi bagiye gufasha, nturakaba mubi ngo ubure n'aho waherekeje abandi bagiye kubakira umupfakazi cyangwa umukene. Ubwo ku rutonde rw'abayikorera nawe izina ririmo. Iyo icyo gitabo ntagitindamo, arimuka akajya mu gitabo cy'urwibutso ngo arebe ibyiza bindi dukora. Nta waba mubi ngo abure n'uwo yatuye umutwaro, nta waba mubi ngo abure n'uwo yatokoye mu jisho, nta waba mubi ngo abure n'uwo yimukiye hari ngo yicare. Mu byiza nabwo bakagusangamo. Arimuka akajya mu gitabo cy'ibyaha, nanone nubwo uri hahandi mu bakorera Imana, nubwo uri hahandi mu bagize utwiza bakora, no mu gitabo cy'ibyaha byo nta gushidikanya agusangamo. Aho ikibazo kiba kiri rero, ariho mugomba kwitondera mwebwe abanyumva, ni nawo mugambi w'isomo ryacu. Uwo mwanya izina ryawe rigerwaho uko uba umeze, ijambo muryumve, birababaza bigatera n'agahinda. Uko uba umeze igihe ab'ijuru bagiye kwiga ku byawe, nibyo bigena umurage wawe w'iteka ryose. Izina ryawe barigezeho mu gitabo cy'ibyaha, kuko gukora ibyaha byo si ikibazo, ahubwo kwibuka ko wabikoze kandi ukabisabira imbabazi ako kanya niyo nshingano y'umuntu wese. Noneho imbere y'ibyaha byawe bakareguka ku izina ryawe utarabyihana ukibiburanira, ibyo uhisha ukibihisha, ibyo ukwepa ukibikwepa, n'ibyo upanga ukibipanga. Iyo ari uko izina ryawe risanzwe, kino gitabo mfashe baravuze ngo izina ryawe rihanagurwa mu gitabo cy'ubugingo, imirimo myiza wari warakoze igahanagurwa mu gitabo cy'urwibutso, ibyawe bikaba birangiye. Ibi nicyo kintu giteye ubwoba muri uru rubanza, nicyo kintu giteye ubwoba muri uru rubanza. Ubwo ni ukuva igice cya 32 umurongo wa 33, Uwiteka abwira Mose ati, uncumuyeho wese niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye. Kugusanga warakoze ibyaha by'ubwabyo si ikibazo, kuko mu byaha nimo mama yambyariye, niko Dawidi yavuze. Ahubwo wewe unyumva gukora ibyaha ukabyishima, gukora ibyaha ukabindangazi, gukora ibyaha ukabigendera ukumva ko ugezweho, mbese ukaba uri mu isi nk'ari ari isoko watsindiye, nuko izina ryawe rikagerwaho, ibyaha wakoze byose bigihari, nta na kimwe kihanywe ngo handikwe ngo yarababariwe. Izina ryawe rihanagurwa mu gitabo cy'ubugingo, imirimo myiza mu gitabo cy'urwibutso ikaba ibaye imfabusa. Ibyo nibyo byatumye Dawidi avuga muri Zaburi ya 69 umurongo wa 29, basibanganywe mu gitabo cy'ubugingo be kwandikanwa n'abakiranutsi. Kiriya gitabo cy'ubugingo ni igitabo bandikamo, ariko ni n'igitabo bahanagura. Mu gitabo cy'urwibutso bandikamo, ariko n'ubundi bakabihanagura, ntibizagira agaciro. Igihe cyose mu gitabo cy'ibyaha utihanye ibyaha byawe ngo bibabarirwe, imbere y'izina ryawe handikwe ngo yarababariwe. Niyo mpamvu ubu buno tuvugana, kuva urubanza rwatangira, abagabo n'abagore bamwe baranzwe, abagabo n'abagore bamwe baremewe, kandi hirya yo kwangwa, hirya yo kwemerwa, nta kindi wabikoraho. Ngaho ndasoma, abakiranutsi n'abakiranirwa, ubwo urubanza rwarangiye, amazina yabo yagezweho, bazaguma ku isi muri kamere y'abantu bapfa. Dans l'ignorance des décisions finales et irrévocables qui auront été prises dans le sanctuaire céleste, mu bujiji badafite amakuru ko imyanzuro iheruka kandi idakuka yamaze kubafatirwa mu buturo bwera bwo mu ijuru, on plantera, on bâtira, on mangera et on boira. Bazakomeza guhinga, bazakomeza kubaka, bazakomeza kurya, kandi bazakomeza kunywa. Ubu hari abagenda ari abapfu, bo bitari mort vivant, barapfuye bahagaze, kuko amazina yabo mu gitabo cyo mu ijuru yarenzweho. Nuko bakarigeraho uteretse urwagwa uri gusinda.
izina ryawe bakarigeraho winikije uri mu mazimu, izina ryawe bakarigeraho aho gusoma bibiliya uri kureba porunogarafi, izina ryawe bakarigeraho aho kuba uri gupanga ibyiza urakorera ababyeyi n'abavandimwe, aho uri gupanga uzabanyaga n'isambu witwaje amaboko barusha, izina ryawe bakarigeraho aho gupanga uko ugiye kubana n'umugore, guca bugufi no gukundana nawe, aho uri gupanga uko ugiye kumuca inyuma no kumusenda, akaba aribwo izina ryawe rigerwaho wiwe muri bizinesi z'ibinyoma no kubeshya no kurimanganya, rikagerwaho wambuye abakozi biriwe kuri eshantiyo bubaka baponda sima baterura, ku mugoroba ugatangira ukababwira ngo konegisiyo ntayo, ngo sinzi uko byagenze, ngo kuri banki, bikarangira bakazarega bakabura n'iyo barega. Muri icyo gihe akaba aribwo izina ryawe rigerwaho wiriwe muri saro usiga inzara, usiga iminwa, utobora amatwi, iby'Imana nijoro utabihaye agaciro, akaba aribwo izina ryawe rigerwaho. Wari mu mikino utagize ikimariye umubiri, ubwenge n'ubukungu, warangaye wataye umutwe, izina ryawe akaba aribwo rigerwaho. Kandi uko mvuze niko abatuye isi bameze, abitaye ku rubanza bakamenya ko rubunamiye ngo bajye bahora bari maso, ni hafi ya ntabo. Noneho muri iki gitabo haranditse ngo na mbere y'uko umwuzure uba, ubwo Nowa yari yinjiye mu nguge, Imana yamukingiraniyemo ibinyaza abantu uburenganzira bwose, ibinyaza babi uburenganzira bwose bwo kwinjiramo. 7 jours dira ne se douta pas que leur sort était définitivement scellé. Iminsi 7 yarirenze batazi ko ibyabo byamaze gushyirwaho ikimenyetso. Et continuer imperturbable à s'adonner au plaisir et à se moquer de l'idée d'une catastrophe imminente, d'une catastrophe imminente. Nuko bakomeza kwihindanya nta rutangira, bajya mu binezeza by'umubiri no kwisekera umuburo wavugaga ko umwuzure ugiye gutera. Ibi bamwe bajyaga batubwira ngo inkuge, ngo Nowa amaze kwinjiramo ngo urugingo rwamaze iminsi ngo 7 ngo rwikingura, ngo rwikinga, nta byabayeho. Ahubwo Nowa yinjiye mu nkuge, Imana imukingiraniramo, ngo ibikuyeho uburenganzira bwose bw'ababi bwo kwinjira muri iyo nkuge. Iminsi 7 irirenga, iminsi 7 irirenga, byarangiye. N'uwajyaga gushaka gukizwa ntiyari gukira kubera ko byari byarangiye. Bana b'Imana, iki nicyo gikomeye muri uru rubanza, nuko n'ibyawe birangira bikakurangiriraho ukiri ku isi, ugenda urya unywa uhinga winikije mu bindi bitari kwiyuzuza n'Imana. Noneho aho nerekera ku musozo, muri uru rubanza ntibyoroheye umuntu kurutsinda. Ndasubiramo, muri uru rubanza ntibyoroheye mwene muntu kurutsinda. Mbese koko mwene muntu yarutsinda ate? Rurakurikirana icyaha no mu maraso, rurakurikirana icyaha no mu byo watekereje. Ngaho Zaburi 143 umurongo ni uwa 3, ndasoma iyi mirongo nyarutsa. Haranditse ngo kandi ntushyire umugaragu wawe mu rubanza, kuko ari ntawe mubabaho uzatsindira mu maso yawe. Uyu ni Dawidi yari aruzi, ndetse aruzi neza. Arangije aravuga ngo kandi ntushyire umugaragu wawe mu rubanza, kuko ari ntawe mubabaho uzatsindira mu maso yawe. Yabivuze no muri Zaburi 30 avuga ibijya gusa n'ibyo. Arataka ati, Uwiteka wagumya kwibuka ibyo dukiranirwa, Mwami ninde wazahagarara adatsinzwe? Usibye ko Imana habaho, reka mvuge ngo igisa no kwirengagiza. Mwumva uyu murongo, Uwiteka wagumya kwibuka ibyo dukiranirwa, Mwami ninde wazahagarara adatsinzwe? Ubwo Dawidi ari kuvuga ko Imana ibikurikiranye, ikabikurikirana idashyizemo abubu basigaye bavuga ngo ni imiyaga. Nta wazahagarara muri uru rubanza adatsinzwe. Umukiranutsi Yobu igice cya 9 umurongo ni uwa 20 yaravuze ngo naho naba ndi umukiranutsi,
akanwa kanjye kancira urubanza. Naho naba ndi intungane niko kampamya ubugome. Mu gice cya 31 haranditse ngo 13 oya cya 33:8 ni ukuri wavuze numva kandi numvise amagambo y'ijwi ryawe uti ndaboneye nta gicumuro mfite nta rubanza rundiho kandi nta kibi kindimo, ariko rero iyi nshakaho impamvu indeba nk'umwanzi wayo. Mu by'ukuri mu mubwiriza 7:20 haranditse ngo ni ukuri nta mukiranutsi uri mu isi ukora neza ntacumure. Muri uru rubanza umuntu nk'umuntu ngewe nawe kugufata bakaguterekamo ako kanya egari gutsindwa, kuko nta muntu watsinda. Wakishushanya ukareka gutukana ukoresheje akanwa, wakifata ukareka gukora ibyaha bikoreshwa amaboko, wakimiramiza ukareka kurakara ngo babone isura n'impanga yakambye, ariko bishobora kuba biri gukorera ku mutima wawe. Niyo mpamvu muri uru rubanza rugenzura ruhereye mu mutima. Dawidi abivuze neza ngo kugira ngo iyo dosiye irangire ni 2: ntukajye wibuka ibyo dukiranirwa ko nta wazahagarara adatsinzwe, cyangwa se ntushyire umugaragu wawe mu rubanza kuko ari ntaho mubabaho uzatsindira mu maso yawe. Weho rero unyumva koko ukaba ubonye ko uru rubanza nawe rukunamiye kandi koko kutarutsinda, intambwe dusorezaho ni Imana igira neza, Imana igira ubuntu, niyo yapanze ijambo ryitwa gutsindishirizwa. Sindivugaho byinshi ariko ndasoma imirongo mike yarivuzeho muri Bibiliya zacu. Muri Bibiliya zacu na Baroma, muzasoma Baroma 5:1 niho bavuze ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe kubwo no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Umugambi ntabwo ari uko tugiye kuvuga iby'urubanza ngo bibe nk'iterabwoba ibyo gusa, ahubwo abantu nibabyumve. Mbese nawe buno uri kubyemera ko wahawe amategeko y'Imana cyangwa uri mu bayarwanya? Niba unyemereye ukaba uyemera, imuka uremeye ko nawe uri umunyabyaha wayacumuye, cyangwa uri muri babandi bavuga ngo nta cyaha nakoze ibyo ntibindeba. Niba unyemereye ukaba nawe wemera ko uri umunyabyaha wayacumuye, ongera wimuke, emera ko njye nawe dushyizwe mu rubanza kuko twayacumuye. Niba ubyemeye ubwo nawe koko urabyemeye ko utarenza amategeko utayaruta, nawe uremeye ugiye mu rukiko, imuka emera noneho kutsinzwe kuko ntawo mubabaho watsindira mu maso y'Imana. Nabyo niba ubyemeye ongera wimuke ku yindi ntambwe, itegure gutsindishirizwa. Iri jambo gutsindishirizwa ndarisobanura mu iyo mvugo y'urwo rurimi. Ni inshinga gutsindishirizwa ariko ifite umuzi gutsinda, tsinde. Kuba yumva iriho ingereka ngirisha, ikabaho ingereka ngirira. Kubumva ikinyarwanda nibo ndi kubwira. Ubwo hariho gutsinda, niyo nshinga ngufiya. Iyo hagiyeho ishi aba ari ugutsindisha, iyo hagiyeho iri aba ari ugutsindishiriza. Iyo iri dore uko bisobanuye. Kubera ko Yesu atigeze akora icyaha, imirongo myinshi ya Bibiliya, kandi akaba dukunda, amenye ko tugeze mu rukiko rukomeye kandi aho tutashobora gutsinda, we yaritambitse ajyayo, yemera ko igihano cyari kidukwiye kimujyaho. Urwo rupfa ararupfa nk'utarigeze akora icyaha, aratsinda. Mbese ubwo we nk'utarakoze icyaha yaratsinze, atsindisha amaraso ye, ari kudutsindira kuko we nta kibazo yari afite. Nibyo byitwa gutsindishiriza. Gutsindishiriza ni Yesu watsinze akoresheje amaraso ye, ari twe ari kubikorera kugira ngo tubarwe mu bakiranutsi. Iri jambo muryumve, kugira ngo tubarwe mu bakiranutsi, ariko nyamara nta n'icyo gukiranuka twakoze. Ibi
ntabwo byakorerwa umuntu utemera amategeko, utemera ko yayacumuye, utemera ko yashyizwe mu rubanza, utemera ko yatsinzwe, ntajya atsindishirizwa. Le monde protestant cyangwa se isi ya giprotestani niho ijya ivuga ibintu biteye isoni n'agahinda, ibyo na Satani atavuga. Bakavuga ngo amategeko ngo nta kidutwara, ngo amategeko ngo yavuyeho, ngo amategeko ngo n'Abisirayeli ngo yarabananiye, ngo ariko ngo nimuze mwihana ibyaha. Barihana ibihe kandi amategeko yaravuyeho? Urwambere rwa Yohana 3:4, icyaha ni ukwica itegeko. Noneho rero iyo ubwiye abantu ngo bihane ibyaha, ubwo ubabwiye ngo nibareke kwica amategeko. Iyo uvuze ngo amategeko yavuyeho kandi ukavuga ngo muze tubabarirwe ibyaha, barababarirwa ibihe kandi amategeko yaravuyeho. Icyo ni kimwe. Ikindi ntabura kuvuga mu Baroma 5:20, ibi bintu ntibijya bitandukana, haranditse ngo ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire, kandi aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushijeho gusaga. Uroye amategeko na kuri Imana yakurikirana no mu mutima, akamaro kayo ni ugutubura ibyaha. Noneho ngo aho ibyaha byagwiriye, mbese Yakobo we yabikoze neza, yayagereranije n'indorerwamo, yayagereranije na mikorosikopi. Uyu murongo nawo ndawusoma kugira ngo aha tudasoreza mu iterabwoba gusa, ahubwo buri wese abyumve. Ni Yakobo 1:22. Ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari gupfa kuryumva gusa mwishuka, kuko uwumva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda, uwo mwanya akibagirwa uko asa. Ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose, atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Bayageranije n'indorerwamo. Ngiye kavuga kandi gakoresho ni mikorosikopi. Ku bayizi, iyo bamaze gushyira umwanda wawe cyangwa se amacandwe cyangwa amaraso kuri karame, iyo bagiye kubireba, ibintu utajyaga kubonesha amaso yawe, kuri mikorosikopi biratubuka, ukajya urabona inzoka nk'igishyitsi kinini kubera icyo cyuma cyabitubuye. Niyo mpamvu mu Kirundi bayita ngo ni rugagamisha. Koko ni rugagamisha, irakibyimbisha n'icyari gito kikagaragara. Niwo murimo w'amategeko. Ariko buri umuswa, iyo mikorosikopi ipimye umwanda wawe ikakwereka ko urwaye amibe, warangiza ukavuga uti ubwo akazi ka mikorosikopi kararangiye, mu mpumuhini nyimene, ejo se niwongera kurwara uzipimisha iki? Amategeko atwereka uburwayi bwacu bwitwa icyaha, nubwo nta muti agifitiye. Ariko niyo atubwira ngo ngaho dore rero ndakikweretse n'ubunini bwacyo, ubwo ni mikorosikopi. Genda muri farumasi baguhe za chlorofenicale niba zikibaho, genda baguhe imiti runaka. Mikorosikopi kwereka uburwayi, ukajya gushakira imiti ahandi. Niko n'amategeko atwereka uburemere bw'icyaha, tukajya gushakira agakiza kuri Yesu. Uyanga yabwirwa n'iki cyaha kandi yanze amategeko. Bana b'Imana, mu Baroma baravuze ngo amategeko yaje kugira ngo ibyaha bigwire, kandi aho bigwiriye niho n'ubuntu burushaho gusaga. Noneho abemeranya nanjye ko batsinzwe mu rubanza, ingingo ibibasigariye niba babishaka ni ugutsindishirizwa. Bigakorwa nyuma y'ibi bintu bikurikira, ntari busesengure. Icya mbere, ubwo watsinzwe ukaba umaze kwimenya, nicyo cya mbere. Ukaba umaze kwicuza, ni icya kabiri. Nawe uri kubona ko ibyaha ntacyo byakugejejeho. Ukaba umaze kwemera, ni icya gatatu. Yeremiya 3:13, icyo nshaka kimwe ni uko wemera ibyaha byawe. Ukemera kwihana, ni umushinga wo gutandukana nabyo. Noneho ukemera kubyatura, nayo n'indi ntambwe. Icyo wakoreye ku karubanda ukacyaturira ku karubanda. Uwo washwanye nawe, uwo wahemukiye ukagenda ukiyunga nawe, ni Yakobo 5:16. Icyo wambuye utunze, icyo wambuye ufite, icyo wariganije ufite, ukagisubiza iyo wakivanye. Ni Ezekiyeli 33:15 ngo uwibye agarura ibyo yibye. Uwo washebeje ukamwanduriza izina ukajya kubibibura,
ni mu gitabo bita Kwizera Kumbeshejeho paji ya 32, ukajya kubibibura ngo ibyo wavuze usebya mugenzi wawe umwanduriza izina, ugateranya bandi wateranije ukavuga uti naramubeshyeraga, warangiza uko kwatura ukizera ngo ntukagire ikindi urindira kwiyumvamo, wowe uzizere ko Imana itabeshya yabisezeranye, byanditse mu kugana Yesu, nta kindi ububabariwe kandi ngo uzababariwe by'ukuri. Bana b'Imana, nguko uko mu rubanza abemera gutsindwa kandi bakemera kwihana no kwatura ibyaha byabo batsindishirizwa. Iri jambo rikadusohoreraho ririmo wifuzwa mu bihe byose, paji ya 15, ahanditse ngo le Christ a été traité selon nos mérites afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Kristo yagenzwe uko twajyaga kugenzwa kugira ngo natwe tugenzwe nk'uko yari akwiye kugenzwa. Il a été condamné pour nos péchés auxquels il n'avait participé. Yaciriweho iteka ry'ibyaha byacu ataradufashije gukoramo na kimwe. Yaciriweho iteka ry'ibyaha byacu nta na kimwe yakoze ngo adufashe kugikora. Afin que nous puissions être justifiés par sa justice à laquelle nous n'avions pas participé. Kugira ngo natwe tubashe gutsindishirizwa no gukiranuka kwe tutaramufashije kugukiranuka. Webaye hari arakiranuka, natwe tuba hari adukora ibyaha. Arangije aravuga ngo tugurane, ngiye gupfa nzirabira byaha bakoze, nawe Mana bafata ubambike gukiranuka nakoze. Ngibyo ibyitwa gutsindishirizwa. Mbese ni mu rukiko rwatugoye, yaragiye adutangira ruswa y'amaraso ye, dosiye barazemera, batwambika izera, baduhanaguraho icyaha, atari uko tutagikoze, ahubwo bareba we, twebwe ntibatwitaho. Ariko ibyo ntiwabikorerwa nawe umutima wawe utabyemera ngo wumve bikubabaje, upange kubyihana, ubyicuze, ubyature kandi wizere kubabariwe. Muri uru rubanza nguwo umusozo, abashaka kuzarurokoka bose nako kayira basabwa kunyuramo, ni mwihane mubabarirwe, ibyaha byacu bihanagurwe, ab'ijuru batwemere. Ndabibifurije kandi ndabibararikiye. Imana ibiduhere hamwe mu izina rya Yesu, amen.